ku giti n'umumaro wacyo ku bantu n'ibindi binyabuzima biri ku isi. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Zaburi igice cya mbere umurongo wa 3. Besarera bazi isanduka yera mu mushita, uburebure bwayo bw'umurambararo buba mikono 2 n'igice, ubugari bwayo buba mukono 1 n'igice, uburebure bwayo bw'igihagararo buba mukono 1 n'igice. Yimuka Misiri igice cya 37 umurongo wa 1. Hari n'indi mirongo myinshi muri Bibiliya ivuga ku mumaro w'ibiti mu buzima bw'abantu. Reka tubivugeho. Igiti nk'ikimera atari ishyamba nicyo igice kinini cy'ubuzima bwacu bushingiyeho. Ibiti nibyo turya, nibyo tubamo, nibyo twicaraho, nibyo turyamaho, nibyo duhererekanya mu bucuruzi nk'amafaranga, nibyo twandikaho nk'impapuro, nibyo twambara nk'imyambaro, ni nabyo bikora umwuka duhumeka. Biragoye gutekereza iyi si ibiti bidahari. Umwanditsi akaba n'umuyobozi w'umuryango wigenga uharanira gusigasira ibiti, Dr. Margaret Roman, wavuga ko urebye umumaro ibiti bifitiye abantu ku isi, batakabaye babifata nk'igicuruzwa basarura bakajya kubigurisha ngo babone amafaranga. Ibi abifata nko kugurisha ibirenge kugira ngo ubone amafaranga yo kugura inkweto. N'amafaranga bigurishwa ubwayo nayakozwe mu biti. Kuva abantu batangira guhinga mu myaka 2012 ishize, abantu bamaze gukuraho ibiti trillion 5.8. Izi ni miliyari 500 na miliyoni 800. Byanditse mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Journal Nature mu 2015. Njye nabisomye mu nkuru ya BBC. Uko byagenda ibiti byo mu isi yose biramutse bizimye, niwo mutwe wayo. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Tugiye kuvuga ku giti twibanda ku mumaro wacyo ku bantu, ingaruka zigabanuka ryabyo ku isi, ndetse n'icyo Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda ikora ngo ibiti byo mu Rwanda bitazashiraho. Mbere yo gusoza iki kiganiro turaza kuvuga ku buzima. Wari uzi ko kunanirwa kuboneza urubyaro ari imwe mu mpamvu zitiza umurindi igwingira ry'abana? Ikaze. Ijanisha rinini ry'ibiti byatemwe muri iyi si kuva twayizaho byatemwe mu myaka itari ya kera cyane. Kuva mu mwaka w'1700 ubwo inganda zatangiraga kwaduka kugera uyu munsi, ku isi hamaze gutemwa 32% by'ibiti byari bihari mbere yuko tuhaza. Nuza kwandika muri Google ngo mu isi hasigaye ibiti bingahe, baraza kukubwira ko hasigaye ibiti miliyari 300. Turamutse dufashe icyemezo cyo kugabana ibiti byose biri ku isi, buri wese muri twe yatwara ibiti 400. Ibiti 400 ni agashyamba gato. Mbere yuko tuvumbura ubuhinzi, ibiti byari ku isi byari bikubye inshuro 2 ibihari uyu munsi. Buri mwaka iyi si ivanwaho ibiti miliyari 10. Ishami rya Loni rishinzwe ubushakashatsi mu by'isanzure hagamijwe kurwanya ibiza, mu mwaka wa 2019 ryagaragaje uburyo inkongi z'imiriro mu ishyamba rinini ku isi rya Amazoni ziyongereye ku ijanisha rya 84% ugereranije n'umwaka wa 2018. Inkongi zibasira amashyamba icyo gihe zanibasiye Indonesia na Madagascar. Ibi byose birimo kubaho mu gihe mu 2018 hari umushakashatsi mu birebana n'ibinyabuzima witwa Daniel Prevedelo wagaragaje uburyo hagati ya 50% n'100% by'ibinyabuzima bito bitagaragara bihitamo kuba ahantu hari ibiti kurusha kuba ahantu hatari igiti na kimwe. Bivuze ko no gutema igiti kimwe kiri cyonyine ahantu runaka ku gasi bitwara ubuzima bw'amamiliyari y'ibinyabuzima wowe udashobora kubonesha amaso. Uyu munsi mu isi hari abantu nibura miliyari 1 na miliyoni 700 batunzwe n'ibiti kubera ko ari byo bakuramo ibyo kurya nk'imbuto, imboga, ubuhigi ndetse n'imiti bavura. Muri aba bantu batunzwe n'ibiti harimo n'abo twese tuzi, abahinzi ba kawa. Ubucuruzi bw'ibiti mu isi bwonyine bukoresha abantu miliyoni 13,200 bukinjiza miliyari 600 z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Iyi ni imibare ya banki y'isi.
ubucuruzi butemewe bw'ibiti mu isi buri mwaka bwinjiza mu mifuko y'abantu miliyari 11 z'amadolari. Mu isi hagati ya 15 na 30% by'ibiti bigurishwa biba byarabonetse mu buryo bw'uburiganya. Uburiganya mvuga ni ukubisarura biteze cyangwa se amashyamba agatemwa hatitawe ku ngaruka zizagera ku bari bayaturiye cyangwa se ku binyabuzima byayabagamo. Mu bihugu bitemwamo ibiti byinshi kandi bigatemwa mu buryo bw'amagendu, Rumania, igihugu kiri mu Burayi bw'uburasirazuba, kiza mu by'imbere. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2015, uwari minisitiri w'ibidukikije muri iki gihugu, Madame Grațiela Gavrilescu, yavuze ko itemwa ry'ibiti mu buryo butemewe n'amategeko muri iki gihugu rimaze kuba icyorezo. Mu myaka mike ishize hano muri Rumania, ingano y'ibiti bitemwa mu buryo bunyuranye n'amategeko yageze kuri metero cube miliyoni 8.8 ku mwaka. Metero cube miliyoni 8.8 z'ibiti ni ibiti byakuzura amakamyo 220. Aya makamyo uyashoreranije imwe inyuma y'indi yakora ibirometero 5,179 by'uburebure. Ntabwo ari aha gusa, kubera ko mu 2018 Gabo yagurishije mu mahanga metero cube miliyoni 1,270 z'ibiti. Ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi rivuga ko mu myaka 25 yonyine isi yatemweho ibiti kuri hegitari miliyoni 129. Ibi biti ubiteye ahantu hamwe byakora ishyamba ringana na Afurika y'Epfo. Hari ibihugu 4 bya Afurika biri ku rutonde rw'ibihugu 10 by'isi aho ibiti bitemwa ku muvuduko munini cyane ku buryo bushobora kuzagira ingaruka. Ni Sierra Leone, Liberia, Guinea na Guinea Bissau. Umuryango w'abibumbye kandi uhangayikishijwe n'itemwa ry'ibiti mu kibaya cya Kongo, muri Cameroon, muri Gabo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bihugu nibyo birimo 90% by'amashyamba y'inzitane ya kimeza ari muri Afurika. Ikindi gihugu gihangayikishije isi mu birebana n'itemwa ry'ibiti ni Madagascar. Mu 2015 muri iki gihugu hatemwe ibiti kuri hegitari 320. Mu mwaka umwe iki gihugu cyatemwemo 2% by'amashyamba yacyo yose. Ibiti byinshi hano byatemwe kugira ngo bitange umwanya wo guhingamo cyangwa se bitange umwanya wo gucukuramo amabuye y'agaciro. Ariko cyane cyane hatemwe ibiti by'agaciro. Nibyo hari ibiti byitwa iby'agaciro. Nko muri Madagascar hari ibyitwa bois de rose. Ni ibiti bifite amoko atandukanye bihumura neza, bigakoreshwa mu gukora imibavu igurwa magana menshi y'amadolari. Hari nk'icyitwa Aniba rosaeodora, kivamo amavuta ahumura akoreshwa mu mibavu. Kiba cyane mu ishyamba rya Amazoni ndetse no muri Guyane. Kiri mu biti birimo gukendera ku isi kubera ko gishakwa nka zahabu. Ntabwo ari cyo cyonyine gifatwa nka zahabu, ahubwo mu isi hari ikindi giti gihenze kurusha ibindi byose, cyitwa Acajou de Cuba. Umva iki giciro: metero cube imwe y'ibi biti bya Acajou de Cuba igurwa miliyoni ziri hagati ya 30 na 50 z'amanyarwanda. Mu kinyejana cya 19 mwene iki giti cyarashakishijwe cyane kubera ko cyakorwagamo ibikoresho byo mu nzu z'ibwami mu Burayi. Cyitwa Acajou de Cuba, ariko ntabwo kiva muri Cuba honyine, aho gushobora kukibona mu birwa bya Caraïbe byose: Floride, Jamaica, Saint Dominique. Mu 1992 iki giti cyashyizwe ku rutonde rw'ibinyabuzima biri mu marembera ku isi binakwiye kurindwa. Gusarura iki giti cyangwa kugicuruza uyu munsi ugomba kuba bifitiye uruhushya rwanditse. Ubundi igiti kimwe kigurwa amafaranga angahe? Iki kibazo cyakumvikana nk'igitangaje, ariko kubera ko turi mu isi aho buri kintu kigurwa kandi kikagurishwa, hari abahanga mu by'ubukungu ndetse n'abahanga mu bya siyanse batekereje kuri iki kibazo. Igiti kimwe kigurwa ngahe? Atari igiti cyatemwe gusa, ahubwo n'igiti gihagaze. Mu gushaka uburyo bwo kugenera agaciro mu mafaranga igiti kimwe giteye ku butaka, Ubwongereza bwashyizeho ibipimo bise CAVAT, Capital Asset Value for Amenity Trees. Uburyo bwo gupima agaciro k'igiti bashingiye ku buryo gikurura abantu ngo baze kukireba, cyangwa se bashingiye kuri service icyo giti giha abaturage, hashingiwe ku mateka gifite ndetse n'imyaka gifite, ariko hatirengagijwe ingano yacyo, uko kizwi, aho giherereye, uko giteye, niba cyarigeze gufatwa n'uburwayi, niba kiri ahantu abantu bakirebera ubuntu.
nk'ubu hari igiti kimwe cyitwa General Sherman giteye muri parike y'igihugu ya Sequoia muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igiti kimwe kiri mu ishyamba ariko bagihaye agaciro ka miliyoni 12 z'amayero, ni miliyari 12 z'amanyarwanda. Gipima metero 83 z'uburebure. Bakise General Sherman nk'izina ry'umujenerali warwanye mu ntambara yashyamiranyije Leta z'Amajyepfo n'iz'Amajyaruguru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1861. Yitwaga General Sherman. Gipima toni 1385 z'uburemere, kikagira umubyimba wa metero cube 1487. Kimaze imyaka 2200 kibayeho. Urebye umuvuduko gikuraho buri mwaka gikora nibura ibiro n'uburebure bwavamo ikindi giti gipima metero 30 z'uburebure na metero 30 z'umuzenguruko. Iki giti ubwacyo ni ishyamba. Iyi miterere yacyo niyo ituma bavuga ko ari cyo giti gihenze kurusha ibindi byose byo ku isi bigiteye ku butaka. Birumvikana kiramutse gitemwe agaciro kacyo kagabanuka. Igihe twavugaga ko igice kinini cy'ubuzima bwacu gishingiye ku biti, uyu munsi hakaba hari n'igice kinini cy'ubukungu nacyo gishingiye ku biti. Dore kimwe mu byo twavugaga. Mu isi nibura buri mwaka inganda zikora impapuro zikora toni miliyoni 420 z'impapuro n'ibikarito bikoreshwa buri munsi. Buri segonda rimwe mu isi habakozwe ibiro 13 by'impapuro. Urupapuro rukorwa mu giti. Mu bice bigize igiti harimo icyitwa fibre. Ni igice gipima milimetero ziri hagati y'imwe n'ibice 5 n'eshanu z'uburebure mu giti. Mu nganda zikora impapuro haba harimo imashini zishinzwe gushishura ingiga z'ibiti bakabikuraho ibihu byabyo. Hakaba n'izindi mashini zihita zoza bya biti, izindi zikabisya. Igiti baragisya kikavamo ibintu bimeze nk'umutsima, bakabivanga n'ibinyabutabire, ubundi bakabiteka. Uko kubiteka niko gutandukanya bya bindi byitwa fibre n'ibindi bice bigize igiti. Buri cyose kijya ukwacyo. Nyuma yaho barabiyungurura, bya bindi byitwa fibre bakabikuramo bakabishyira ukwabyo, ubundi bakabivanga n'amazi bikavamo ikimeze nk'igikoma. Icyo gikoma bagishyiramo ibinyabutabire bigiha amabara bashaka, bagashyiramo na za kole zituma gikomera, bikavamo ikimeze nk'umutsima bita umutsima w'impapuro nyine, pata papier. Uyu mutsima bawushyira mu zindi mashini zikawucanira zigamije kuwumisha, ariko zikabikora zinawukanda kugira ngo ugire umubyimba muto. Uwo mutsima uko bawucanira ukagenda wuma, ni nako ugenda ugira umubyimba muto, ariko ukanaba munini cyane mu birebana n'uburebure n'ubugari. Usohoka muri iyo mashini wabaye nk'ikizingo cy'igipapuro kinini cyane. Icyo kizingo bagishyira mu yindi mashini igisiga umuti utuma urwo rupapuro ruzashobora gufata umuti w'ikaramu cyangwa se umuti w'imashini yandika. Ubundi kigasohoka aho ngaho bagishyira mu zindi mashini zigikatamo impapuro, bakazitwoherereza tukagura. Nguko uko igiti kivamo urupapuro bandikaho ibyo bashaka, bakaba banarukuramo amafaranga. Ibiti bikunze kwifashishwa mu gukora impapuro ni inturusu. Gutera inturusu uyu munsi byiyongera ku muvuduko ugendana n'ubwiyongere bwo gukenera impapuro kuri iyi si. Mu myaka 50 ishize ingano y'impapuro abatuye isi bakenera yikubye 5. Ibi bisaba gutera inturusu nyinshi. Ntabwo nzi niba mwebwe mubizi, ariko mu ishyamba ry'inturusu ntabwo hakunze kumera ibindi bimera byinshi. Amababi yaza hanuka akagwa ku butaka, aba yifitemo ibinyabutabire by'uburozi ku bindi bimera byinshi. Ibihugu bya mbere ku isi bikora impapuro nyinshi ni Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani. Mu mwaka wa 2019 umuryango w'Abongereza utari uwa leta urengera urusobe rw'ibinyabuzima Zoological Society of London wakoze ubushakashatsi ugaragazamo ko 3/4 by'ibigo bikora ibikoresho bivuye mu biti bitagaragaza aho bikura ibyo biti, ndetse nta nubwo bagaragaza ingano y'ibiti batema ngo bakoremo ibyo bikoresho. 6% by'inganda zikora ibikoresho mu biti nizo zisubira inyuma zikajya kureba ingaruka ku bidukikije zatewe n'itemwa ry'ibyo biti bakozemo ibikoresho byabo. Ubwo tuvuze ku ngaruka ziterwa no kumaraho ibiti, reka tuvuge ku bantu bamwe bazwi muri iyi si bapfuye bagashiraho ntihasigare n'umwe kubera gutema amashyamba bakayamaraho. Nibyo muri iyi si hari ikirwa cyari gituyeho abantu babayeho neza nk'abandi bose nta kibazo bafite, ariko baza gutema amashyamba yose yari kuri icyo kirwa bayamaraho.
bituma ibindi bimera byari bibeshejweho n'ayo mashyamba nabyo bizima, ndetse n'inyamaswa zayabagamo zirazima zirashira, nabo barashira. Iki kirwa cyitwa Île de Pâques, ikirwa cya Pasika, kiri mu nyanja ya Pacifique ku ruhande rwa Chili. Gifite kilometero kari 170 z'ubuso. Umwanditsi wandika ku bumenyi bw'isi n'imibereho y'abantu mu mateka, Professeur Jared Diamond, mu 1995 ubwo yandikaga inkuru mu kinyamakuru Discover ivuga kuri aba baturage bamazwe no gutema amashyamba, yaranditse ati: mu binyejana bike abaturage bo ku kirwa cya Pasika batemye amashyamba yose yari kuri icyo kirwa ashiraho burundu, bituma n'ibindi bimera kimwe n'inyamaswa zabaga kuri icyo kirwa nabyo bizima. Inzara irabica bagera aho batangira kuryana hagati yabo. Ese twaba twenda kubigana? Iyi ni imwe mu nkuru nke zigaragaza uburyo kwangirika kw'ibidukikije cyane cyane amashyamba bishobora gusenyana abantu n'ibyabo byose. Ni ukuvuga amashyamba akavaho, ibyo kurya bikabura, ubukungu bukadindira, idindira ry'ubukungu rikica imibanire, ugupfa kw'imibanire kukica politike n'umuco, maze igihugu cyangwa agace runaka kakarekeraho kubaho burundu. Nuza gushakisha muri Google Île de Pâques, baraza kukwereka amashusho y'ibibumbano by'abantu binini cyane, kimwe gipima metero 9 z'uburebure, kigapima nibura toni 100 z'uburemere. Ubwo abanyaburayi bavumburaga iki kirwa ahagana mu 1700, kimwe mu bibazo bibajije ni uburyo abantu babashije guconga amabuye bakubakamo ibibumbano bingana gutyo. Niba barashoboye kubyubaka se aho bishinze byo byahageze bite? Mu mwaka wa 400 ko nta mashini zabagaho zaterura toni 100, aba bantu bashinze ibi bibumbano bate? Iki kirwa bakise ikirwa cya Pasika kubera ko umunyaburayi wahageze bwa mbere yari umuholandi witwaga Jacob Roggeveen. Yageze kuri iki kirwa bwa mbere ku cyumweru cya Pasika mu 1722. Niyo mpamvu bakise ikirwa cya Pasika. Ubwo yahageraga hari ahantu hatari igiti na kimwe. Dore ibyabaye kuri iki kirwa. Mu myaka 800 ishize nibwo abaturage bo muri Polynésie batangiye kujya gutura kuri iki kirwa kiri hagati mu nyanja ya Pacifique. Polynésie ni ibirwa biri muri Oceania. Aba ntabwo baje gutura kuri iki kirwa bonyine. Ni ikirwa cyanatuweho n'abaturage bitwaga aba Inca bo muri Amerika y'Amajyepfo. Mwibuke iki kirwa kiri muri Pacifique ku ruhande rwa Chili. Aba Inca baje kuhatura ari abagabo gusa, nta mugore n'umwe bazanye. Bari bazi ibintu byo guconga amabuye, ari nayo mpamvu bubatse bya bibumbano bya rutura. Aba baturage b'inkomoko zitandukanye bahuriye kuri iki kirwa baje kugirana ubwumvikane buke, bararwana baricana. Mwibuke aba Inca baje gutura kuri iki kirwa ari abagabo gusa. Bitekerezwa ko bashatse gutwara abagore b'Abanyapolynésie maze barabipfa baricana. Iki gihe iki kirwa cyari cyuzuyeho amashyamba y'inzitane ariko yiganjemo ibiti byera imbuto ziribwa. Uyu munsi kuri iki kirwa ibiti bike bihari ni ibyatewe mu kinyejana cya 20. Ubwo iki kirwa cyagerwagaho n'abanyaburayi nta giti na kimwe cyari gihari. Hari inyandiko nyinshi zakunze kwandika inkuru z'abari batuye kuri iki kirwa zivuga ko kugira ngo aba baturage bashobore gutwara bya bibumbano bipima toni 100 z'uburemere, ngo batemaga ingiga z'ibiti bakazisasa ku butaka, ubundi bakarambikaho bya bibumbano bakagenda babihirika kugeza babigejeje aho babishinga. Bakavuga ko ibingibi ari byo byamazeho amashyamba yari kuri iki kirwa kubera ko bakoze ibibumbano birenga 1000 byose bya rutura mu bunini. Inyandiko za vuba zirimo n'ikinyamakuru cyitwa Pour la Science zo zivuga ko nta giti na kimwe bigeze batema ngo bagikoreshe mu gutwara ibi bibumbano, ahubwo mu kuvana ibibumbano aho babikoreye babijyana aho babishinze bakoreshaga imigozi. Ikibumbano bakizirikaga umugozi ku ruhande rw'iburyo n'undi ku ruhande rw'ibumoso, noneho abantu bari kuri izo mpande zombi bakajya bakurura icyo kibumbano bakinyeganyeza, ariko basa n'abakerekeza imbere ku buryo kigenda kimuka nkaho kirimo kugendesha amaguru. Birumvikana rero ko kwimura ibibumbano atari byo byatumye bamaraho amashyamba. Dore impamvu yatumye batema amashyamba yose yo ku kirwa kugeza ku giti cya nyuma. Iki kirwa ni hamwe mu hantu hari mu bwigunge bukabije kuri iyi si. Kuva kuri iki kirwa ujya ku butaka buri hafi bwo muri Amerika y'Amajyepfo ni ibirometero 3000. Ni ikirwa gifite ibirometero kari 170, bivuze ko umutungo kamere waho wari muke, n'ubutaka bwo guturaho no guhingaho bwari buke.
abaturage bariyongereye bagera ku rwego umutungo kamere wose basaruraga utashoboraga kongera kwiyegeranya. Bari bakeneye ibiti byo kubaka amazu, ibyo gukora ubwato, ibyo gucana n'ibindi. Kubera ko nta koranabuhanga ryabagaho, hafi buri kintu cyose bakeneraga bagombaga kugikoresha ibiti. Uko babitemaga ari byinshi, ni nako amashyamba yaburaga igihe cyo gushibuka, kubera ko babitemaga kenshi ku buryo nakashibukaga kose bahitaga bongera kugatema. Byageze aho amashyamba ashiraho burundu. Gushiraho kwayo ariko byanihutishijwe n'icyonnyi bari barizaniye kuri ubu butaka bwabo. Ubwo abanyapolinezi bazaga gutura ku kirwa cya Pasika, baje kuhatura bazanye icyororo cy'imbeba. Mu biribwa, imbeba ni isoko ya proteine ikomeye. Abanyapolinezi baraziryaga. Inyama y'imbeba niyo nyama baryaga yonyine, ku buryo baje gutura kuri iki kirwa bahazanye icyororo. Bazishyiraho ngaho mu bisambu kubera ko bari bazi uburyo zororoka. Imbeba iri mu nyamaswa zororoka ku muvuduko munini kuri iyi si. Imbeba y'ingore igera mu gihe cyo kubwegeka imaze ibyumweru binivutse. Ishobora kubwagura inshuro 6 mu mwaka, kandi uko ibwaguye ikabwagura utwana 12. Bivuze ko imbeba imwe y'ingore mu mwaka ishobora kubwagura abana 72. Aba bana 72 nabo babaye ari abana b'imbeba b'ingore, buri wese muri bo akabwagura 72 inshuro 6 ku mwaka. Byaba bivuze ko imbeba imwe y'ingore n'iy'ingabo bishobora kubwagura abana 1250 mu mwaka umwe. Abanyapolinezi bajya gutura ku kirwa cya Pasika rero bajyanye imbeba bazijugunya muri ibyo bisambu kugira ngo bajye bazihiga, maze ziragenda zirororoka koko, kubera ko nta nyamaswa n'imwe yindi yari kuri icyo kirwa yaryaga imbeba usibye abantu. Bitekerezwa ko abaturage ba mbere bajya gutura kuri iki kirwa bajyanye imbeba 8, ingore 4 n'ingabe 4, ariko nyuma y'imyaka 2 yonyine zari zimaze kuba imbeba zirenga 3,000,000 ku buso bwa kilometero kari 170. Igihe amashyamba yatangiraga gushira, izi mbeba ntabwo zatumaga hari agashibuka. Akatangiraga kumera, zaryaga imizi yako, maze icyitwa igiti kiragenda kirabura kuri iki kirwa. Ibyabaye hano nibyo bita ecocide, kurimbura urusobe rw'ibinyabuzima. Aha niho gushiraho ko abari batuye iki kirwa kwatangiriye. Aba bantu bari batuye ku kirwa. Kugira ngo abantu bateke bakoreshaga ibiti, kujya kuroba bakoreshaga ubwato bukoze mu biti, kubaka bakoreshaga ibiti, ndetse no kurya baryaga imbuto zeze ku biti. Bakimara kumaraho ibiti byose, inzara yatangiye kubica, maze havuka amakimbirane. Abaturage batangira gusubiranamo baricana. Ubwoko bw'ubutegetsi bari barashyizeho burasenyuka. Mu gihe cy'imyaka mike, abaturage bo kuri iki kirwa bavuye ku 15,000 hasigara 3,000, bagabanutsemo 5. Bamwe bishwe n'imbeho kubera ko batashoboraga kubona ibiti byo gucana ngo bote, abandi bagwa aho ngaho kubera ko batashoboraga kubona ibiti ngo babaze ubwato bahunge bava kuri icyo kirwa. Mu 1722 ubwo abanyaburayi ba mbere bageraga kuri iki kirwa, basanze amoko y'ibimera abarirwa ku ntoki. Igihe amashyamba yashiragaho, imvura yaragabanutse. Niyo yagwaga yatwaraga ubutaka bwose ikaburunda mu nyanja. Ahatari amashyamba, inyamaswa z'igasozi nazo zashizeho kubera ko ntabwo zashoboraga kubona aho kuba. Abanyaburayi bakihagera, inyamaswa bahasanze zari imbeba n'inkoko gusa. Gusa hari hanasigaye abaturage bake batageze no ku 1,000. Aba nabo ni ababashije guhindura imibereho, bavumbura uburyo bushya bwo guhinga, bakajya batwika ibyatsi, bagafata ivu bakarishyira ahantu hamwe, akaba ari ryo bateramo ibimera. Imirimbanyi zitumenyesha ko mu kumaraho amashyamba natwe ubwacu turimo kwisenya, zikunda gukoresha urugero rw'aba baturage bo ku kirwa cya Pasika, zikagaragaza ko ubwinshi bw'abaturage butuma amashyamba adashobora gukomeza kororoka. Igiti gitemwe ntigihabwa umwanya wo gushibuka, ukongeraho ko twebwe tunayarimbura ngo tubone aho gutura. Mu birebana n'imibereho, igihe abaturage bagabanutse kandi bashonje, barivumbagatanya, maze politike n'imitegekere nabyo bigasenyuka. Mu birebana n'umuco, abarokotse bagerageza guhindura imibereho kugira ngo bashobore kubaho muri ubwo buzima bugoye, maze bagahindura byose byarangaga umuco wabo. Muri iyi si bisa naho buri gifite ubuzima cyegamiye ku kindi gifite ubuzima. Iyo kimwe kivuyeho, n'ibindi birarindimuka. Umwuka, ubutaka, ibiti, inyamaswa
kimwe kivuye muri ibi ibindi birahungabana. Ntabwo ari ubwa mbere mwumva ko ibiti bihumeka bigakurura amazi yo mu butaka bikayohereza mu kirere akagenda ameze nk'ibihu. Ibiti nibyo bigabanya umuvuduko n'ubukana bw'imvura itugeraho hano ku isi. Nibyo bizana ubuhehere dukeneye kugira ngo tubeho. Nibyo bikurura umwuka usohorwa n'ibikorwa byacu hano ku isi. Bisa naho biri mu mabuye y'ifatizo aringaniza ihindagurika ry'ikirere hano ku isi. 3/4 by'urusobe rw'ibinyabuzima biri hano ku isi biba mu mashyamba ya kimeza. Ibi biti nibyo biduha imiti tuvura. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima mu isi rivuga ko uyu munsi hagati ya 60 na 80% by'Abanyafurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bagikoresha ubuvuzi gakondo nk'uburyo bwo kuvura indwara zitandukanye zibafata. Ubuvuzi gakondo buvuza ibimera cyangwa se ibiti. Mu Bushinwa hagati ya 30 na 50% by'imiti yose abantu banywa cyangwa se barya iba ari imiti igizwe n'ibimera. Mu 2005 ubucuruzi bw'imiti gakondo mu Bushinwa bwinjije miliyari 14 z'amadolari y'Amerika. Mu 2007 Brazil yagurishije imiti gakondo ipima miliyoni 160 z'amadolari mu mwaka umwe. Mu 2007 mu isi yose imiti gakondo yagurishwaga yari ifite agaciro ka miliyari 60 z'amadolari y'Amerika. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima kandi rivuga ko uyu munsi 70% by'imiti y'ibinini n'indi badutera mu nshinge ikorwa hifashishijwe bimwe mu bikomoka ku bimera. Nyamara uko ibiti mu mashyamba bikomeza kuvaho ni nako ibindi bimera birimo n'iyo miti nabyo bikurikira ayo mashyamba. Kubaza ibikoresho dukenera buri munsi, kubaka, gushaka imiti, gucana, byose ni ibikorwa birimo gutuma ibiti byahoze mu isi bigabanuka. Gusa ku isi hari amamiliyoni y'abantu batema ibihumbi by'amahegitari y'ibiti bagamije gushaka uko baramuka. Mu isi hari abantu miliyari 2 babeshejweho n'amakara. Aba ni abayatekesha, abayatwika n'abayacuruza. Muri Haiti, kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi, amakara ari mu bintu by'ibanze bikenerwa na buri muturage. Haiti cyahoze ari igihugu ibirwa bya Karayibe byose byakwirata. Uyu munsi ntabwo Haiti ishobora kuba idafite inkunga z'amahanga. Ku misozi ya Haiti hasigaye 2% by'amashyamba yonyine. Ubutaka bwaho bwambitswe ubusa, none imvura yiguye uko yaba nke kose irabutwara ikabujyana mu nyanja. Imisozi yaho urayireba ukabona yuzuyeho ibimeze nk'ibisebe kubera isuri. U Rwanda n'imisozi yarwo ibi biramutse birubayeho ingaruka zaba nyinshi cyane. Mu kwirinda ko byabaho mu 2009 u Rwanda rwihaye intego ko rugomba kuba rufite ubuso buteyeho amashyamba nibura bungana na 30% by'ubuso bw'igihugu bwose. Uyu munsi ubuso buriho amashyamba mu Rwanda bugeze kuri 34%. Igihugu cyarengeje gati intego cyari kihaye, ariko amashyamba aracyaterwa. Harasazurwa yashaje, harasubiranywa yangiritse, ndetse haraterwa ibiti bivangwa n'imyaka n'iby'imirimbo n'iby'imbuto n'ibigenewe kurinda inkengero z'imihanda, ibiyaga, imigezi n'inzuzi. Ubushakashatsi ku mibereho y'ingo bwa gatanu bwo mu 2016-2017 bwagaragaje ko abaturarwanda batekesha inkwi bagera kuri 79.9%, naho 17.4% bagatekesha amakara. Muri Kigali honyine hinjira imifuko y'amakara nibura 61,241 mu cyumweru kimwe. Iyi mifuko y'amakara iboneka ari uko hatemwe ibiti biri kuri hegitari zirenga gato 428. Ibi kandi ni ku makara atekeshwa n'Abanyakigali gusa. Hakurikijwe ingano y'amashyamba ari mu Rwanda, uyu munsi niyo ayo mashyamba yose yakoreshwa mu gucana gusa ntabwo ashobora guhaza abaturarwanda. Tekereza noneho icyo abantu bakubakisha, icyo babazamo imbaho, uko igihugu cyabona umwuka mwiza wo guhumeka, imvura n'ibindi. Iyi niyo mpamvu muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere harimo umuhigo wo kugabanya ikoreshwa ry'ibicanwa bikomoka ku biti bikazaba bigeze nibura kuri 42% mu 2024. Abantu barasabwa kuyoboka ibindi bicanwa nka gaze. Ibyinshi mu bikorwa bituma ibiti biri ku isi bigabanuka ni ibikorwa bigamije guteza imbere ubucuruzi no kuzamura ubukungu. Hari igihe kizagera gushaka amafaranga bigatera ikiza kizakuraho ibiri ku isi byose, cyangwa abantu bazahitamo kureka amafaranga barengeje urusobe rw'ibinyabuzima. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro, reka noneho tuvuge ku buzima mu gice gitegurwa na Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC.
wari uzi ko kunanirwa kuboneza urubyaro ari imwe mu mpamvu zitiza umurindi igwingira ry'abana? Umubyeyi amara amezi 9 atwite. Muri ayo mezi 9 aba ashobora gukomeza gukora akazi ke kamuteza imbere, ariko igihe kiragera akananirwa igihe yitegura kubyara. Yamaze kubyara aba akwiye kumara amezi 6 ya mbere umwana yabyaye atunzwe n'amashereka gusa nta kindi avangirwa. Ibi bisaba ko hari amezi runaka uyu mubyeyi amara mu gihe cy'ikiruhuko adakora, ahubwo yita ku mwana. Iyo nyuma y'igihe runaka ahise asubira mu kazi, ariko nyuma y'amezi make akongera gusama, nanone yongera kunyura muri ya nzira yanyuzemo, ku buryo ushobora gusanga mu mwaka w'amezi 12 umubyeyi akozemo amezi atarenza 4 yonyine bitewe no gusama hashize igihe gito abyaye. Umwana wese aba akwiye konka nibura kugeza ku myaka 2, nubwo muri iyo myaka 2 aba agaburirwa n'ibindi. Gusa muri iyo myaka 2 iyo umubyeyi yasamyemo indi nda, umwana wa mbere aba agomba gucuka nta yandi mahitamo aba afite. Imyaka 2 itaragera, ahangaha imirire mibi bitangiye. Mu mwaka wa 2015 Minisiteri y'Ubuzima yakoze ubushakashatsi bwagaragaje ko icyo gihe 87% by'ababyeyi mu Rwanda aribo bonsaga abana kugeza ku mezi 6 nta kintu baravangirwa. Ariko nyuma y'icyo gihe byagaragaye ko ababyeyi batereranaga abana bakibasirwa n'imirire mibi. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko 38% by'abana bari baragwingiye bari barabitewe nuko nyuma y'amezi 6 nta mfashabera ababyeyi babahaga, ndetse n'abayibahaga yabaga itujuje intungamubiri. Birasa naho bigora ababyeyi kwita ku mwana muto uko bikwiye igihe afite bakuru be nabo bagomba kwitabwaho. Ubusanzwe ubukungu n'imibereho myiza by'igihugu bituruka ku mibereho y'abaturage b'icyo gihugu. Uvuze imibereho myiza y'abatuye igihugu abavuze imirire ikwiye kandi yuzuye. Buri mwaka nibura hari abana miliyoni 3 bapfa bazize imirire mibi mu isi yose. Aba ni hafi 1/2 cy'abana bose bapfa buri mwaka. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga kivuga ko igihugu gishoye imari n'ingufu mu kunoza imirire y'abana kiba gifite nibura amahirwe yo kongera 11% ku musaruro mbumbe w'igihugu wa buri mwaka wacyo. Iki kigo cyemeza ko bumwe mu buryo bwo guteza imbere imirire y'abana cyane cyane mu bihugu bya Afurika n'ibya Aziya ari uguteza imbere gahunda zo kuboneza urubyaro ku bushake ku babyeyi. Kuboneza urubyaro bisobanuye kubyara umubare w'abana ushaka kandi mu gihe ushaka. Babara ko nibura 4 mu bana 10 bavuka mu bihugu bikennye baba ari abana batateganijwe, bivuze ko umubyeyi asama inda atarabiteguye. Ibi bigasobanura ko ashobora kuba atanafite ubushobozi bwo kuzita kuri uwo mwana. Ibi kandi bigasobanura ko uwo mwana afite ibyago byo kuzagira imirire mibi no kugwingira. Ngaha hava za mfu miliyoni 3 z'abana buri mwaka bazize imirire mibi. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ubara ko nibura umubyeyi yagategereje imyaka 2 hagati yo kubyara umwana uheruka no kumukurikiza. Iyo bitagenze uko haba hari ibyago ko umwana uheruka azagira ikibazo cy'imirire mibi no kugwingira. Umubyeyi usamye inda mu gihe atarashira imyaka 2 abyaye, umubiri we uba utararuhuka neza ngo agire ingufu n'intungamubiri zihagije zo kuzatunga undi mwana. Izi mpamvu kimwe n'izindi nyinshi nizo zituma Minisiteri y'Ubuzima yemeza ko kunanirwa kuboneza urubyaro ari imwe mu mpamvu ziteza umurindi igwingira ry'abana. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Ni naho dusoreje ikiganiro Risiko cyo kuri uyu munsi. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.